Hello, muraho neza, murakaza neza kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba neza ku bijyanye na battery life. Tudatinze rero reka dutangire turebe buri kimwe. Kana subscribe kuri ino channel, urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Nimba ushaka kumenya neza koko nimba battery life yishyura koko iyi video ni yawe kandi wageze ahakwiye, tugiye kuba twarebera hamwe buri kimwe, turareba neza uburyo bwo kuba wabikuza n'uburyo wabikuza neza akakugeraho. Turebe neza ariko ko nimba yaratwishyuye. Muri iyi video ndakwereka proof za nyazo, ndakwereka ibintu bigiye bitandukanye byagufasha kugira ngo ubashe kuba wagira ate, kuba waza ubona amafaranga muri battery life ube wayakorera mo ahangaha mu buryo bw'amatask ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ushobora kuba wakora bikaba byakugirira umumaro. Battery life harimo uburyo bwinshi kandi bwagenda bugufasha kubikuza. Ngiye kwereka uburyo bwo kubikuza, uburyo akugeraho, uburyo bwo kwiyandikisha. Video uraza kuyisanga muri comment kwereka uburyo bwo kwiyandikisha muri battery life. Ku munsi ukora 0.4 by'idolari. 0.4 by'idolari ni amafaranga agera ku mafaranga 700 cyangwa 300 y'u Rwanda bitewe naho idolari rigeze. Tudatinze rero tugiye gutangira tureba neza uko bikorwa. Tudatinze rero nkuko ubireba ahangaha turi muri battery life. Nuza gukenera izindi video wenda zakwereka uburyo bwo kwiyandikisha muri battery life, uze kureba muri comment urabona link. No ku musozo w'ino video ndasoza nkwereka neza uburyo bwo kugira ate, ndasoza nkwereka uburyo bwo kuba wakiyandikisha cyangwa uza gusanga video yo kwiyandikisha. Byose uraza kubireba ku musozo w'ino video. Tudatinze rero reba ino video kugira usobanukirwe akantu ku kandi, noneho urusheho kubasobanukirwa. Kwereka proof, kwereka twabikoje muri n'uburyo bikorwa kugira ngo urikuze akugereho. Tudatinze rero ndakwereka n'amakosa agiye atandukanye ushobora kuba wakora cyangwa ushobora kwirinda gukora mu gihe waba ukoresha battery life. Tudatinze reka dutangiye. Nidukenera kubikuza turatujya muri Binance tukande add funds kuko bisanzwe, duhitemo deposit. Bitumara kuba twahitamo deposit turaza turebe hano handitse USDT, tuhakande nyine kuko tugiye kubikuza dukoresha USDT. Duhitemo network ya Tron TRX20, urabona ko ari TRX20. Niraje dukopie iyo address. Bitumara gukopia iyo address rero turahita tugaruka muri battery life app yacu. Link nakubye kwisanga hehe muri comment y'ino video ndetse muri description. Ahita tugaruka muri battery life app yacu. Nitumara kuba twagaruka muri battery live app yacu, noneho tuze kugenda hariya basetinga cyangwa bashyiramo uburyo bwo kugira ate bwo kuba wabikuza. Ikintu uri buze kuba wakora rero nugiramo aho ngaho uraza guhitamo aho handitse cash out. Numara guhitamo hano handitse cash out, ahangaha nibwo uza gushyiraho uburyo bwo kubikuza. Urahita ukanda hano handitse USDT kuko harimo uburyo bwinshi bitewe n'igihugu uherereyemo. Numara guhitamo rero USDT urabona handitse ngo payment method. Urabona ko currency type ni USDT. None tugiye kureba payment method, urahita uhitamo USDT TRX20 cyangwa Tron, network ya Tron, kugira ngo urusheho kubisobanukirwa. Abatareba isomo rya Binance baza kureba kuri YouTube channel kugira barusheho gusobanukirwa. Nurangiza urahita uhitamo USDT TRX20 nkuko ubibonye mbisemo. Nurangiza urebe ahangaha handitse USDT address. Ahangaha niyo ushyira address ya USDT TRX20 twavanye muri Binance. Kureba muri Binance rero nkuko nabikweretse, ujya muri Binance ukajya kureba address ya USDT TRX20. Ku bantu rero badasobanukiye ibi ngibi ndi kuvuga, hari isomo rya Binance, niyo video muraza kwisanga hehe muri comment kugira ngo nayo ze kuba yabafasha kwiga ibijyanye no gukoresha neza crypto. Uko ubireba ahangaha rero urabona ko ahangaha muri status cash out orders twasabye kubikuza. Urabona ko bwa mbere tubikuza twakoze ka mistake gatoya, ariko ubwa kabiri tubikora neza noneho kugira ngo tubikuze. Urabona ko byabaye success. Ubu ngubu yatugezeho kukoresheje ya TRX20 nakweretse twabaye muri Binance. Uko ubireba rero urabona ko bakaseho $1.60 service fees, atugeraho ari amadolari 9 nkuko ubirebamo ahangaha. Byose uri kubireba, iyi ni proof nyayo kandi igaragara neza ko kubikura bikunda mu gihe waba wamaze kuba wakuza. Ku munsi nakubwiye ko urera 0.4 mu gihe kingana n'iminsi 7. Akantu kumve neza kuko iyo iminsi 7 ishize utarabonamo cyangwa amariward atandukanye batangira kukumanura, ku buryo ushobora gusanga wenda bakumanuye. Ariko kwizamura birakunda kandi nzabibereka n'uburyo bugenda bukurikira ngwereka uburyo wabyaza umusaruro battery life. Bivuze ngo 0.4 bya buri munsi, bivuze ko ari nuyakuba mu gihe kingana n'iminsi 7 urumva ayo ububonye. Noneho
nibatakumanura ukomeze ukore, nibakumanura nabwo ukomeze ukore kugeza wujuje amadolari 10 niyo minimum withdrawal yo kuba wabikuza kuko bisanzwe. Tudatsinze rero nk'uko mubirebamo ahangaha, hano harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urabona ko hano hari reward dufiteho ubu ngubu twongeye kugiraho amacoin 3000 nituza kuba twakuza byibura amapoint. Urabona ko hariho amapoint 3000 nituza kuza ibihumbi 100 birongera twongere dusabe hode yo kubikuza amadolari 10. Byose ni wowe ubikora cyangwa ubitamo kuba wabikora. Rero harimo n'ubundi buryo bwo kuba wakinjiza mu buryo bwo gutumira, ushobora kuba wabonamo amareward mu gihe watumiye inshuti yawe. Icyo nababwira, igihe utumiye inshuti yawe uze wibuka kubanza uyisobanurira akantu ku kandi kugira ngo usobanukirwe, wenda unayiheze video zacu, uyisharinga video zacu kugira ngo ibashe kubimenya neza, none ibyinjiremo ibizi, ubahe na link nabo biyandikishe, nabo babashe kubonamo reward zijyanye n'uburyo bwo gutumira. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha, rero ngiye kukwereka aho uri busange video yo kwiyandikisha cyangwa aho usanga video igufasha kwiyandikisha neza kandi ukabikora neza, na link yayo uratwisanga hehe muri comment. Uraza wandikemo, urajya muri YouTube channel yawe, urangiza wandikemo udushya naho mu gihe waba utadufite, nurangiza usacingamo udushya naho nuhagera rero urabona ino YouTube channel yacu. Nurangiza kuba wagira ahangaha rero urakanda kuri ino channel yacu. Numara kuba wahagera uraza uhitemo hano handitse video, uhitemo home, uhitemo hano handitse video. Numara kuba wahitamo hano handitse video, urahita scrollinga umanura. Scrollinga umanura ndavuga ni ukoza utoki ukamanura kugira ngo ujye kuri video ziri hasi. Rero numara kuba wamanura urareba video ngiye kuba nakwereka. Iyo video noneho niyo iza kugufasha kuba wagira ate kuba wakiyandikisha muri Batlive. Video narayikoze ku batarayibonye, iyi niyo video igiye kubafasha kwiyandikisha muri Batlive. Reka nze nkwereke shyireho akamenyetso kugira ngo buri wese ayibone ataza kuvuga ngo video yayibuze. Iyi video urimo urareba yanditse ngo nagerageje Batlive app mu minsi 7 gusa, experience yanjye. Iyi ni video nakoze ku bayikoze, rero nizere ko mugeze kure. Abatarayikora nabo nicyo gihe mutangira, abatinze intege nicyo gihe ngo mukore. Rero bibaye byiza, ubaye uri kubona waratinze, ushobora kuba wafungura indi account nshyashya kugira ngo uyikore neza, kuko ushobora kuba warakoze nabi none ibyo bintu ukarushaho kubikora neza. Rero nurangiza uraza urebe ino video, nurangiza uyirebe neza uburyo bikorwa n'uburyo biyandikisha. Nurangiza kuba wabikora byose, uraza kuba wasobanukirwa neza uburyo kwiyandikisha kandi wiyandikishe neza. Ikindi nakubwira, iyi ni app ushobora kuba wakoresha bitagusabye kugenda live ngo ugaragare isura. Ni pati yonyine ukora mu gihe cy'amasaha 3 niyo ubisoje, ntabwo ari amasaha 3 ubwo ni isaha imwe n'iminota 30, kuko buri pati igira iminota 30. Bivuze ngo ni pati enye ukora ukabona receive. Bivuze ngo ibi ngibi rero iyo video iraza kugusobanura neza uko bikorwa, nanabikora mubireba neza uko bikorwa kugira ngo mushe gusobanukirwa. Rero link yo kwiyandikisha rero uzakwisanga muri comment, ariyo iyi ngiyi ndimo ndakwereka. Nurangiza uyikandeho, urahita ugera kuri application ya Batlive, nurangiza uyandikishe, uraba usoje uburyo bwo kwiyandikisha. Nizere neza ko musobanukiwe akantu kandi turaza kureba video zikurikira, kandi ugize ikibazo wacyandika muri comment. Rero ku bantu batarinjira muri group yacu WhatsApp, bakinjira muri group yacu WhatsApp. Bye bye, mugire byiza, ciao ciao. Dukomeza gusubira muri video zikurikira, bikokanda like. Ciao ciao, bye.